So nabasubira inshuti zanjye nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero nzanywe no gushima cyane abakunzi ba MT22 Music abakomeje kudukurikirana kuri YouTube. Uyu munsi rero nzanywe no gushima ndetse no kugira ibyo mvuga ku bijyanye n'umuziki gakeya, cyane cyane amabanga akomeye wenda usanga wenda utarayumva cyangwa se warayumvise ariko wenda mu busobanuro wenda bworoshye, ibyo kizanye akenshi uyu munsi. So ndabashimira rero cyane uburyo mwabanye nanjye cyane kuri iyi channel, noneho mwabanye nanjye murabona turi kugera tuzamuka, subscribe zigeze mu bihumbi hafi 5 mu by'ukuri. Mwarakoze, mwabaye abana beza n'ukuri, ndabashimiye ve ku mutima cyane. Imana ikomeze ibongerere umusharinga video zacu cyane, ndetse mugakora like comment zo zindeza z'umutima wanjye n'ukuri, kandi n'ubusabe bwanyu mwasabye mu bijyanye na n'ibyifuzo, indirimbo n'abacurangira, amasomo n'abigisha nayo abari gutegurwa. Ngira ngo hari murabizi ko amasomo agendera ku murongo akenshi. Hari umuntu wenda ushaka kwiga isomo n'urugero wenda runaka, iyo ntaramenya kenshi ibyiza ashobora kunyura kuri WhatsApp nkabanza nkamukoresha test, nkabanza nkareba koko iryo somo ashaka ko nshyira online benshi ngo babibone, nkabanza nkareba niba we afite capacity yo kuba yaryiga, ko hari isomo nshobora gutanga ahubwo kugira ngo abanyeshuri benshi barifate bishima banezerwe, ahubwo rikabangiza bitewe na capacity bafite. Ndavuga capacity mvuga ni level y'imicurangire. Ntago najya kuba isomo rifite nk'ibyo bita amamute, rifite urugero umuhanga
urumva nk'iyi njyana murabizi ifite ibyo twita mute, sibyo? Mute buriya ni ikintu kigora cyane, bisaba kwitondera, gucuranga ugashyiramo solo ikumvikana neza, urumva? So urumva harimo amasoro, harimo ya matapi, bisaba ko ubanza kwiga aya ngaya ukayarangiza, ukabona no kwiga besi, urumva? Iyo ni bosi yonyine gusa ndayicurangira kuri acoustique, sibyo? Urumva bisaba kwiga utuntu twinshi dutandukanye mu by'ukuri ku bijyanye na gitari. Rero nshobora gufata isomo nkarishyira kuri YouTube, ariko ugasanga akenshi abarirebye cyangwa abakunzi banjye bakunda kunkurikira, akenshi ugasanga wenda kuri level ijyanye n'iryo somo nshyizeho mu by'ukuri nta banyeshuri rifashije. Kandi ngiye icyo mba nshaka ni ukugira ngo mbahe amasomo afite icyo abafasha, ngereranyije abanyeshuri banjye bakunda kunkurikirana n'ibyo bakunda kwifuza. Ikindi hari nka tekinike nshobora gushyiraho nanone ugasanga ibaye ikibazo, benshi batayizi nk'ayo matekinike, urumva ko hari igihe usanga abagoye bisaba kugenda umuntu yiga gake, sibyo? Okay, ntabwo naje kwigisha uyu munsi, tureka aribyo menyereye kwigisha, ariko Imana ibagirire neza, ntabwo ndashaka kugira ngo tumwe nsobanuraho. So niyo mpamvu rero ibyifuzo byanyu n'ubusabe bwanyu nkunda kubyumva no kuri YouTube no muri comments muba mwatanze kuri channel, mu by'ukuri mba nazumvishe kandi ziba ziri gutegurwa gake gake. Murabona ko amasomo agenda ku murongo bizagenda bigenda neza, kandi ndabizi ko muzishima, kandi mwishima muzanshimira muvuga ngo teacher warakose. Ya Imana ibagire neza. Rero ndashaka kugira ikintu mvugaho kimwe ku bijyanye na music. Ubwo akenshi ndavuga ku by'abahanga bavuze ku rwego rw'isi, aba professors bakomeye ku rwego rw'isi bigisha umuziki mu ma universities, mu ma masters n'aho hose atandukanye, mu mashuri atandukanye yigenga, ibyo bagiye bavuga bikomeye. Gusa ndashima Imana ko ibyinshi hari ibyo nagiye nibonaho, reka urugero rwiza. Music abenshi bavuga ko ari ikinyabuzima. Yes, nubwo buryo babivuga mu rwego kugira ngo bayihe agaciro, ariko umuntu icyambere na mbere uzi gucuranga, kabiri cyangwa se agakunda kumva indirimbo cyane inshuro nyinshi, uwo muntu ubwonko bwe cyangwa mindset ye ikunda kubaho itanduranya, akunda kugira peaceful, amahoro menshi. Kabiri, ntabwo akunda kuba ahantu benshi. Okay, reka mbyite mu rugomo, ikinyarwanda nyirango kirumvikana. Urugomo, ntabwo akunda kuba mu rugomo rw'abantu b'abagizi ba nabi. Icyo ni cyambere. Kabiri, akunda kuvuga amagambo meza, akunda kuvuga neza aho ariho hose, yaba ari ahuye n'abantu, yaba ari umuntu umukeneye aramubona. Mbese akenshi abanyamuziki umutima bakagombye kuba bafite ni ubunyangamugayo, integrity. Ubunyangamugayo nibwo buranga umuntu
umunyamuziki, kubera yuko umunyamuziki ahita ajya muri pati y'abaganga, kubera ko music ishinzwe kugira uko ihindura ibitekerezo by'abantu, cyane cyane kugira ngo ibahindure neza. Uwo mucuranzi ntabwo ashinzwe kwinezeza ubwe ngo yinezeze, niko amategeko ameze muri muzike. Aravuga ngo niba uzi gucuranga, were gukora ikosa ryo kwicurangira wowe ngo ari wo intego yawe ari yo kwinezeza, oya, ahubwo niyo kunezeza bagenzi bawe. Kubera iki? Niyo mpamvu umucuranzi agomba kumenya ngo ese ndi muri sosiyete yihe, sosiyete mfite ikunda iki. Uzasanga hari ikibazo gikomeye cyane mu bacuranzi batandukanye. Ugasanga umucuranzi wenda avuye muri kananga urugero wenda muri Cameroon, okay, avuye wenda South Africa kwiga umuziki, ariko kubera ko yize mu muco wabo akiga za njyana zigoye, ugasanga injyana yize azi nk'umuziki yize mu by'ukuri muri sosiyete wenda nyarwanda, muri sosiyete yacu African, urugero hano nka za African, ntabwo umuziki tuvuze, ntabwo tuwukunda. Nka wenda nk'urugero nka salsa, ugasanga harimo abantu batayumva, mu rusengero bayicuranga ni bake. So network zacu z'ubwonko zamenyereye kumva imiziki ibyinitse African beats, noneho ukayizana kandi uvuye kwiga umuziki muri professional, hanyuma wayicuranga abantu ntibagukunde, wayicuranga abantu ntibumve ko ukoze ibintu by'ubuhanga, kuko abantu ntabwo bazi ibintu by'ubuhanga biri hejuru hambaye cyane, ahubwo bakurikirana ibintu biryoshye. Urumva ibiryoheye amatwi, kabiri byashimishijwe na benshi. Hari umuntu uza akurikiye umuziki utanamuryoheye cyane, ahubwo kuko uwo muziki wakunzwe n'abantu benshi cyane, ugasanga nawe agiye muri uwo murongo arawukurikiye, gufana society harimo uburyo yishimiye ibintu nawe agakurikira. So akenshi ariko amahame y'umuziki aravuga ngo ntabwo byemewe ko umucuranzi yacuranga umuziki we umunejeje gusa, ahubwo areba sosiyete arimo. Niyo mpamvu hari benshi banga ibisirimba, ugasanga aranga igisirimba nibyo, ariko akirengagiza ko sosiyete arimo afite ikunda igisirimba. Icyo gihe nta gaciro bazakubonaho ko gukora ikintu bakunze, ahubwo bazakubonaho gusa gucuranga ikintu wowe wumva ushaka ndetse ukunze. Hari abana benshi bagiye bapurayinga mu bigo bitandukanye bya muzike, nka biriya bya Uganda by'abakoreya hatandukanye mu universities, bagaruka mu Rwanda cyangwa se bagaruka muri society, ugasanga bya bindi bari bafite bikunzwe na society yabo ntabwo barabiretse, ntabwo bakibikora. Igikurikiraho nta kindi, society igenda mureka agatangira kubona abantu bake, kuko society arimo ikunda bya bintu yari afite yacurangaga bambe ibisirimba, harimo byandi byo bita amasebeni, bwa buririmba butuje, kumva usanga ari icurangira iyo ndirimbo. Usanga sosiyete iririmbira gutya: nukuri ineza n'imbabazi izanyoma kw'iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose. Izanyoma w'iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho.
usanga sosiyete ikunda bene ubwo buryano bumeze gutyo, sibyo? So yagiye kuzana rero izindi njyana zitandukanye n'izo network za society ye zagiye zumva ziryohewe, ugasanga akoze ibindi bitandukanye. Ni nk'aho abatangiye bundi bushya kurema iyindi sosiyete igomba gukunda ibyo yazanye cyangwa se bishyashya yinjije muri we. Rero ako karakabanga ko umucuranzi agomba gucuranga ibintu bijyanye na bitajyanye n'ubusabe bw'umutima we gusa, ahubwo bijyanye n'ubusabe bwa sosiyete, kuko natangiye mvuga ngo umucuranzi ni umuganga. Ubwo uhita umuganga utangira kuvura abantu biciye muri music, sibyo? Ako kantu ngira ngo karumvikanye, sibyo? Aha. Kabiri, akandi kabanga gahari nuko music abahanga bayivugaho yuko iyo umuntu ahora yumva cyangwa se umuntu ahora yicuranga uko bucya nuko bwije, abahanga bagaragaza neza yuko icyo nakita, reka nkoreshe inabi, ariko iyo nabi izanwa n'imyuka mibi. Okay, sinzi Imana imfashe mu bisobanukirwe. Imyuka mibi ishobora gutera umuntu igatuma agira imitekerereze ipfuye, igatuma agira imitekerereze itari ku murongo, ubwonko bwe aho kugira ngo bugire output nzima, ahubwo bukagenda buyoba. Ushobora kumubwira ngo iki ni giki, akabona ko ari ikiganza rwose, ariko yarangiza avuga ngo ni igikombe. Icyo gihe bene iyo myuka imeze ityo mibi yibasira umuntu, iyo music uhora uyumva kabiri ukayiga ubwo uricuranga, hari imyuka mibi igutinya, yaba ari mu muryango wawe, mu rugo, mu rubyaro rwawe, ndetse n'uwo mwashakanye, cyangwa n'ubwo wari umusiribateri, wari wese muri make ahantu hose hari umuziki hagira presence nziza, haba presence nziza cyane cyane ku bantu basenga. Noneho music ifite peaceful, ifite some presence ikurura aho hantu, itandukanye n'iy'ahandi hantu hatari umuziki. Umuntu ashobora kuba wabaye afite agahinda, mwahuye n'ibibazo, ariko yakumva music kubera kwitekerezaho na music kwinjira mu bwonko, igatangira kumwibagiza bya bintu byari bimubabaje ndetse n'agahinda. Ari naho abacuranzi benshi b'umwuga byangombwa batajya barakara ngo bibe bifu, bisanga music yabarushije imbaraga mu bitekerezo byabo, cyane ko urabizi ibibi n'ibyiza byose bikomoka mu gitekerezo. So bivuze iki rero? Niba bikomoka mu bitekerezo, biravuze ngo byanga bikunze music iyo igiye mu bwonko cyane iribagiza. Ari naho umucuranzi kenshi atarakara, cyangwa ngo usange yarakaye, yagize imijinya, yabitse inzika. Ntago bishoboka. Umucuranzi wa nyawe usanga ahora yishimye, aseka, anezerewe, abwira abantu neza. Nubwo byabimeze bite, warabigize umwuga, biragira bikizana. Bya bindi bavuga ngo byancitse. Music control ubwonko ku buryo usigara nawe ubwawe uri controlled for music. Okay, sibyo?
akaririmbo ngwizijwi ryongorera mbwira n'urukundo utuzanesha iteka uwo mudendezo vugana nanjye mwirutahwema reka numva uko mbwira ngo sinabonanye. Bene ubwo buririmbo mbasogongeraho ku bijyanye n'imbaraga z'umuziki. Nari nkibabwira rero utubanga tw'umuziki. Ubundi abahanga bagaragaza ko music akenshi ikunda kuzamura amarangamutima, ariko ayo marangamutima akerekeza mu kwitekerezaho no mu gutekereza amateka yahise, no mu gutekereza icyo uri cyo, no mu gutekereza abantu bana nabo ko mubana, niba ari neza niba ari nabi. Music ituma utekereza ngo ese ubundi wa mugani ngewe simfite amakosa, ese nakikosora gute. Ituma witekerezaho ukisikaninga ubwonko. Ni iyihe sasa? Ni imiziki akenshi ikubiye muri R&B, sibyo? Injyana ziri mu blues, ziri injyana zituje, kambyite gutyo kugira mwese mwansha kubyumva mu buryo bwiza. Injyana zituje zituma umuntu yitekerezaho, kuko urugero Okay. Like that. Murumva nk'izo njyana mba ndi kubashyiriramo bene iyi miziki ituma umuntu yitekerezaho, kuko akenshi usanga umuntu atuje ameze atya, usanga adahumbya cyane, nibyo bimenyetso bigaragaza ko watangiye gufatwa no kwitekerezaho. Usanga umeze utya, cyangwa ugasanga uri muri areba umucuranzi wamutumbiriye nawe wakwamye,
finali yagumye gucuranga ukabona wifashe gutya, n'ibimenyetso bigaragaza mu kwitekerezaho. So uwo muziki rero uko ukomeza kuza mu buzima bwawe niko usikaninga ibintu bikomeye cyane byinshi, ku buryo bene iyi miziki ntabwo isakuza ngo bikange abantu, oya, ahubwo igenda gake, na volume akenshi ziba ari nkeya, ugasanga umuntu arimo arumva ibintu bituje biyunguruye, bituma yitekerezaho, bituma atisakuriza. Akenshi volume ikunda kuba ituje cyane. Icyo gihe mujye mubikora cyane, bantu mutangiye kuba bize, mukagira stress, mukabaho mufite stress, yaba ari mu kazi, yaba ari mu rugo, yaba ari mu nzira aho muba, ahari hose waba uri, gerageza rwose washaka headphones, washaka ibyo tumenyere nka kuteri, reka tubiye mu rwo rurimi, hanyuma yaba ufite music player aho hafi yawe idasakuza, idafite bya bisakuza. Niba ushaka kwisikaninga no gufata umuti, koresha bene izo njyana, harimo slow, ama R&B. Harimo country music. I know you, my friend. I know you, my everything. Come to me, oh, show me the way. I wanna see you, my friend. Rumva izo country music ni injyana nziza cyane. Hari izindi zigenda okay. Izo njyana ziraryoha kuko zituma wongera kwiyibuka, kandi kazamuramo imbamutima, ugatangira kugira gute, kubyinaho gatoya. Izo njyana ndakwinginze ujye uzumva guhera ku myaka yawe ufite kuzamura, wemere kumva music cyane. Ngira ngo narababwiye ko mu kwigisha music duhera ku myaka 4 kugeza ku myaka 70. Ushobora no kugirenza 70 kuko hari usanga gifite imbaraga no kuba yagira ibinakora bikomeye ku buryo yabasha kwiga nta kibazo. Rero inshuti zanjye, nimba kundage murabizi, nimba kundage tu bimenye ko mbakunda. Imana ibagire neza. Comment muzikomeze, abatakora subscribe muyikore, na share na like, biradufasha kuri twebwe tukabona ko mudukurikirana. Nakagaruka.